Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi hano kuri Asafu Cinema, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo wahe ikaze. Njye ndi Asafu Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Nibyo koko gukunda nibyo kandi bibaho pe. Gusa nanone hari igihe usanga umwe ubukunda nawe bafite undi yikundira. Uwo ngo yikundira nawe ugasanga afite undi, cyangwa se ugasanga ntari no muri gahunda yo kuba yagukunda cyangwa se yo gukundana, bitewe n'impamvu runaka. Reka twiyumvire ko byagendekeye umukobwa wacu Jennifer, wagize gutya rwose agakunda urudashoboka, ubwo yisanze nawe ari gukunda umupadiri mu buryo atarazi rwose. Amaze no kumenya ko uwo yakunze ari umupadiri ntibyamuca intege, akomeza kumukunda bituma bimuhuma amaso ntiyarebe inyuma ngo arebe nawe abamukunda, agakomeza kwizirika kuri uwo mupadiri. Gusa padiri nawe ntabwo yigeze amuterana kuko yamwigishije kumenya uburyo nawe yamenya umukunda, akareka kwiruka ku byamusize. Ntabatindiye rero, dutangiranye n'umwana w'umukobwa rwose warangariye muri telefone asa nkaho ashaka kwambuka ngo ajye hirya y'umuhanda. Ubwo hakurya y'umuhanda nawo hari undi musore rwose ubona ko ari bogari. Arangije arebye inyuma abona imodoka yahoreye, yongeye arebye umukobwa abona umukobwa ntabwo yayibonye kandi ari kuza asatira umuhanda. Ubwo umusore nta kindi yakoze yahise agenda yihuta, ahita afata umukobwa cyane vuba vuba, ahita amukura mu nzira. Ubwo imodoka yaciyeho, umukobwa disi ahita abona ko bari bamugonze ariko hari umuntu umutabaye. Ubwo yakomeje kwitegereza mu maso y'uwo musore umutabaye, aramureba cyane. Arangije atangira gutekereza ati kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye umuntu mwiza, ni ukuri ndi kumva ari ubwa mbere niyumvisemo ikintu cy'urukundo mu mutima wanjye. Ubwo umukobwa byakomeje kumurenga disi, akomeza yitegereza uburyo umuhungu ari kumwitaho amuhagurutsa. Umukobwa ahita yiyumvamo ikintu kimeze nk'urukundo. Ubwo agiye kubona abona umusore arimo kwiyambika neza agasharupe kari kamufusa nkaho gashatse kumuniga, atangira kugenda akiyegeza hirya. Ubwo umukobwa yitegereje neza abona wa musore wari umutabaye ni umupadiri, yambaye twa t-shirt bakunda kwambara abapadiri cyangwa se abapasiteri. Ubwo yarakitegereje neza, umusore akamuvugisha umukobwa ntavuga, akakomeza yirebera umusore mu maso. Ubwo umusore yahise amubaza ati umeze neza? Umukobwa ati ya meze neza, nawe umeze neza? Nuko wa musore ati yego meze neza kubera Imana, kandi ndashima Imana ko ikutabaye, iriya modoka yari ikugonze. Ubwo umukobwa byaramurenze disi, akomeza kureba umusore yumva yabuze n'icyo avuga. Nuko umusore ahita abaza umukobwa ati none se wareka nkaguherekeza? Nuko umukobwa ati ya murakoze cyane, nta kibazo, n'ubundi ndi hafi kuhagera, murakoze cyane. Ubwo umusore ahita avuga ati okay nta kibazo, ngaho wiyiteho, ntiwongere kurangarira muri telefone. Ubwo umusore yarigendeye, umukobwa asigara ngo ari kuvuga ati oh mana yanjye, kubera iki mubwiye ngo hoya? Kuki mvuze hoya koko? Ngende mubwire yego? Ubwo byaramucanze disi arijyana. Urangije bukeye yagaje mu kazi, atangira kuganirira umusore bakoranaga, amubwira story zamubayeho nimugoroba atashye. Nuko umusore ati he Jennifer, uri kumva wakunze umuntu w'umupadiri? Ntabwo nabyumva ukuntu wakunda padiri. Umukobwa ati ariko se bo nta rukundo bagira? Ndabizi neza abana, hari abantu benshi bakundanye inkundo zitari zishyigikiwe. Reba Romeo na Juliette, Jacques na Rose, nabizi nabo ntabwo bari bashyigikiye, rero natwe dushobora kubikora. Ibaze ariko Jennifer yendi, nuko ntibagiye no kumubaza izina rye, ariko noneho ngaho ibaze Jennifer n'uriya musore nabonye. Ubwo umusore yahise amubwira ati uri seriye Jen? Ariko ziriya ni love story zo mu bitabo no mu mafilm, ahubwo njye nakugira inama yo gufatanya ibyo bitekerezo byawe bitarahaguruka ngo bijye mu kirere. Ushobora gutuza ukaba wigumiye hano kuri iyi si. Ubwo bakiri muri aho ngaho umukiriya wahise winjira. Ubwo Jennifer yaramubonye disi ibitekerezo bitabyigira mu kirere koko, arangije avuga ati umuntu twari buzajyane ahubwo muri icyo kirere uri kuvuga ndabona aje.
ubwo wa museriveri wundi wakoranaga na Jennifer yahise yigendera basiga aho ngaho. Nuko wa mupadiri baraje kuri Jennifer ati waramutse. Ubwo umukobwa wo gusubiza yakomeje kwirebera umuhungu. Umusore nawe ati Jennifer. Ubwo Jennifer yibajije ahantu izina rye uyu mupadiri arikuye, arangije arebye abona yambaye baji ahita yisetsamo. Nuko wa mupadiri ati ufite n'akazina keza. Nuko umukobwa ati murakoze cyane, gusa ujye umpamagara Jenny. Ubwo umupadiri Disney yarasekeje avuga ati nta kibazo yose n'ayawe. Ubwo wa museriveri wari inyuma yumvise ibyo padiri ari kuvuga, arangije ahita yisetsamo bigaragara ko yari ari nko kunenga padiri. Nuko Jennifer bibonye aratuza arabyihorera, arangije ahita ahindukira abwira wa mupadiri ati wari uje hano se kundeba? Nuko padiri ati hoya, nari nje gufata agakofi. Nuko Jennifer ati ndabikunze kuba ngiye kugukorera agakofi. Ubwo wa museriveri ukorana na Jennifer yahise azayegera wa mupadiri, arangije ati padi, komeza ufite urugendo rwa kure, niko tugiye kugenda ufite n'agakofi? Nuko wa mupadiri ati hoya, ntabwo nanjye ntuye kure cyane, ni hafi aha ngaha hari ahirya kuri kiliziya. Ubwo Jennifer yahise yumva wa mupadiri ari kuvuga Disi ahita ahindukira, arangije ati wawu, Disi avuga neza. Ubwo yakomeje kurangarira padiri Disi ko ari kuvuga. Umukobwa akomeza kurangara ntiyakurikirana ibyo yari ari gukora, cyane ko yari ari gukorera padiri agakofi, arangije ahita ashya. Ubwo wa museriveri Disi bakorana yahise ajya kuzimya, arangije ati se ubundi kuki warangaye, wakomeje kurangara ubizi neza ko ufite ibintu uri gukora? Jennifer, nakubwiye ngo ibitekerezo uri gutekereza kuri uyu muntu bishyire hasi. Ubwo padiri yari ari kubyumva Disi arangije yisetsamo, arangije ati padi, ese kubera iki buri gihe ndi mu byago ukunda kuba uhari? Ubwo padiri yahise amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ati wasanga ariho umuhamagaro wanjye kuba ndi hano, nkaba nijye naje kukwereka inzira nyayo. Ubwo padiri bahise bamuhereza agakofi kahita yigendera. Umukobwa amukurikiza amaso ari gutekereza n'ijambo bamubwiye, ati kunyereka inzira y'ukuri yo kujya njya gusenga se? Ntabwo mbyumvise neza. Ubwo wa musore wakoranaga na Jennifer bita Brian yahise avuga ati Jennifer, uriseriye ibintu urimo? Ubwo yaramuretse akomeza kwikorera akazi. Umukobwa w'ibitekerezo byibereye kuri padiri, ari gutekereza buri munota buri saha, yumva yaba ari kumwe na wa mupadiri. Ubwo yabaga yicaye akomezaga amubona mu bitekerezo bye. Gusa Brian we bikamubangamira kuko nawe asa nkaho yikundiraga Jennifer. Ubwo padiri yajyaga agira gutya akaza kumusuhuza, gusa nawe ukabona harimo akantu, ariko akikomeza akagenda. Umukobwa we agasigara ari kumutekereza. Ubwo rimwe umukobwa koko yagiye kuri kiliziya, agenda nk'umuntu ugiye kwaka penetensiyo. Ubwo kuko nta bundi buryo yari bubonanemo na padiri bonyine biherereye, yakoresheje uburyo bwo kuba yagenda nk'umuntu ugiye kwaka penetensiya. Nuko padiri amutega amatwi kugira ngo yumve umuntu waje kwicuza ibyaha, arangije ahita amubwira ati padi, ndatekereza nshobora kuba ngukunda by'ukuri. Ubwo padiri yazunguje umutwe Disi ari aho ngaho inyuma, arangije amubwira ati no, ntubikore Jenny, ibyo bintu ntubikore ndakwinginze. Umukobwa ati ni ukuri, nanjye birangoye kandi ndi kumva nshaka kuba naba ndi hamwe nawe. Ubwo padiri yakomeje kumuhakanira, amubwira ati ibyo bintu ntubyiteho, unabihungire kure, yabyo ujye kure, ntukomeze kubitekereza. Ikindi kandi ntuzongere gutekereza kuza kuvugira ibyo bintu aha hantu. Aha hantu turi ni ahera, turi kumvikana. Ngaho aka kanya nkubwiye, sohoka aha ngaho ugende, udatuma Imana yanjye irakara. Jenny, sohoka. Ubwo padiri nta kindi yakoze yahise afunga. Umukobwa asigara aha ngaho Disi yumva yanarira, gusa nanone yatekereza ko ari kwa padiri, arikomeza afunga umwuka arangije ahita asohoka. Ubwo padiri nawe yasigaye aho ngaho Disi ari kwiyumvira. Bigaragara ko nawe yikundiye umukobwa, gusa ku bw'inshingano afite n'umuhamagaro ntabwo yari kwerura ngo akunde kuko ntacyo byari kumugezaho.
ntabwo yari bubikore. ubwo umukobwa disi yatashye yumva umutima uri kumurya, ataha ari kurira avuye aho ngaho kuri kiliziya, cyane ko na padiri nawe yasigaye ari gutekereza ibiri kumubaho. Gusa nanone muri buretse inshingano n'umuhamagaro padiri yari afite, nawe wabonaga ko yikundiye umukobwa nawe kwifata byari byamunaniye. Atangira kumva nk'umuriro uri kugurumana mu mutima we, yumva rwose kuba bamwanze cyangwa se bamukatiye ari ibintu bibabaje. Arangije ahita ataha yigira ku kazi, ajya kubitekerereza Brian. ubwo Brian disi nawe yabaga yitaye ku mukobwa Jenny, yahise amuzanira icyo kurya. Arangije amubwira ati Jenny, akaboko kameze gute hahandi wahiye? Nuko Jenny ati Brian, gusa ntukomeze kumbaza ibibazo byinshi, ntabwo meze neza. ubwo Brian yakomeje kumubwira ati ariko Jenny, sinzi impamvu uri kwanga ko nakubaza, basi reka nkubaze ikibazo kimwe gusa. Ese uri gutekereza ko ibyo bintu biri kurimo mu ijuru bari kubibona? Uratinyuka ugakunda umupadiri cyangwa se umuntu wihaye Imana? ubwo Jennifer yahise amubwira ati Brian, ndakwingiza ibyo birahagije, wambabarira? Brian ati reka nkubwire Jenny, ni ukuri ko Imana ndi kubona uzajya mu muriro, kuko ibintu uri gushaka gukora ntabwo ari byo. Uragerageza kuba wagusha umuntu wihaye Imana koko? ubwo Jennifer yahise amubwira ati wacecetse aho ngaho, ntabwo uri kunyumva? Brian we yakomeje kumubwira ati ariko ubwo ni ubusazi bwo kuba wakunze Padiri Jenny, sinzi impamvu utari kunyumva. ubwo wa mupadiri yahise aza muri ako kanya, asanga Jennifer na Brian bari kubwirana nabi. Arangije ahita amubwira ati nabanje mu gihe kibi. ubwo Brian yahise avuga ati hoya Padi, uje mu gihe cyiza kandi twishimiye kuba tukubonye, cyane ko Jennifer aba yumva yaza no kukwirebera cyangwa se kugusura, ahubwo se ntabwo yaza ngo yongere gukorera kandi gakofi. ubwo Jennifer yarabyumvise, arangije yumva ko basa nk'abari kumucyurira, kubera ko ubwa mbere agiye kumukorera kofi arangije ararangara, biza kurangira ahiye. Gusa Padiri we ntiyabyitaho, arangije ahita amubaza ati umeze neza handi wahiye? umukobwa ati yego meze neza, ahubwo reka nongere njye kugukorera kandi gakofi. nuko Padiri ati hoya ntabwo ariyo inzanye aha ngaha. umukobwa yahise ahindukira yumva ko ari we bashobora kuba baje kureba, arangije ahita amurebana ubwuzu. nuko Padiri ati nari nje hano kukubaza, ese wanyemerera ejo tukazasohokana? ubwo Brian rwose yahise yikangamo areba wa mupadiri, arangije atangira kubona bose bari seriye. nuko Padiri ati Jenny, uranyemereye? ubwo umukobwa yumvise rwose kubyakira byanze, arangije aravuga ati ntabwo nabyumva, urakomeje se? ubwo Brian yahise atangira gufuha, arangije amubwira ati Bibiliya ivuga ko abapadiri bihaye Imana sinzi nimba bemerewe kuba bajya mu nkondo. nuko Padiri ati ntabwo nje kudetingana na Jennifer, icyo nshaka ni ukuba twagendana gusa. nuko Jennifer ati yego ndabyemeye kuba twagera aho tujyana nta kibazo, ibyo ngibyo ndabyemeye. nuko Padiri ati rero nta kibazo ubwo ubyemeye, ubwo ejo nzaza kukureba urangije akazi. ubwo Jennifer yisekejemo disi, yumva yahobera wa mupadiri cyangwa se akamusoma. gusa nanone Padiri nta kindi yarengejeho, yahise yigendera. Jennifer asigara ari kumureba. nuko Brian ati nizere ko nyuma y'urwo rugendo rwanyu nta muntu uzicuza. ubwo Jennifer yahise amubwira nabi ati ariko ibyo ni icyo uri kuvuga Brian, ese ubundi kuki ukomeje kungendaho cyane? nuko Brian ati ariko Jenny, uzi ko ugifite gusoma ibitabo byinshi, ntabwo ujya ubibona mu mafilime? ibitabo byinshi njye mbona bigendanye n'ibintu byo kwiha Imana, nta hantu na hamwe nabonye hemerera abantu b'abapadiri cyangwa se abantu bihaye Imana ko baba bafite abasheri cyangwa se bajya mu rukundo. sinzi impamvu wowe ukomeza kumva ko wajya mu rukundo n'uriya muntu ubizi neza ko ari umupadiri. ese kuki utareba inyuma ngo uraba gukunda Jenny? ushaka kuzababara nyuma cyangwa se ugakunda urudashoboka? ubwo ako kajambo karamubabaje, kababaje Jennifer. arangije aravuga ati umva nkubwire Brian, ushaka kwandika ko kuriya ntabwo ari umuntu wenyine naba mvuze ko tugiye gutemberana, sinzi impamvu wabitinzeho cyane. ubwo Jennifer yahise atangira gutekereza impamvu Brian ari gukomeza amugendaho cyane,
cyangwa se impamvu ashaka kumwangiriza umunsi wa proposal, cyane ko yari yigiriye amahirwe agakundwa n'umuntu nawe yakunze, ariko Brian ubona ntabwo abishyigikiye. Nuko umusore Disi asigara ngaho ubona ko nawe byamubabaje. Ubanza Disi Brian nawe yikundiraga Jennifer, gusa Jennifer nawe yari yifitiye undi akunda. Ubwo bimwe yari yamaze gutegura Jennifer yagiye atanabiriye. Jennifer Disi ubona ko yikundira wa mupadiri ariko Brian atabishyigikiye. Bigaragara ko Brian nawe yikundira umukobwa. Ubwo bidatinze ejo akazi kararangiye, Jennifer ajya gutemberana na padiri hafi ya kiliziya. Agenda ari kuganiriza umukobwa, amubwira ati Jenny, mu minsi iri imbere ngiye mfite kuzajya i Roma, ushobora kutazongera kumbona. Nuko umukobwa ati ngo oya, ariko kubera iki se uzagenda? Ndakwinginze ibyo bintu ntubikore. Umusore ati oya, nzabikora kuko byaremejwe. Ubwo umukobwa yatangiye kuravuga ati ariko ngenda gukunda kandi numva nagumana nawe, ndakwinginze ntuzagira ahantu ujya nshaka kuba nagumana nawe. Padiri nta kindi yahise amubwira ati ushobora kuba warakunze isura yanjye cyangwa se uburyo ubona nteyemo, ariko ntabwo wakunze njyewe w'imbere kuko ntabwo nzi. Ubwo umukobwa yahise avuga ati oya, iyo ntabwo ariyo mpamvu rwose. Yego n'isura yawe ni nziza, ariko ntabwo ariyo yatumye ngukunda. Njye nakunze wowe w'imbere, nakunze umutima wawe, nakunze uburyo witangira abantu. Urabyibuka neza duhura bwa mbere ko imodoka yari ingonze ariko ukantabara, nta wundi muntu n'umwe waje hano ngo antabare. Ubwo padiri yumvise amarira y'umukobwa, arangije amubwira ati Jenny, watuza nkakubaza? Ubwo padiri yahise amubaza ati none se Jenny, waba uzi aho ibingibi turi kurya byavuye? Nuko Jennifer ati ngo ibi se si Brian wabimaye, byaba bifite ikibazo? Ubwo padiri yahise amubwira ati ariko kuri kubireba neza ntabwo ibyo dufite bimeze kimwe kandi byitwa ko byakozwe n'umuntu umwe. Uri kubireba? Ese witegereje amagambo yanditse inyuma? Ubwo umukobwa yahise amubwira ati yego ibingibi ndabimenyereye, cyane ko Brian ariko akunda kubigenza. Akenshi iyo nzaniye ikintu akunda kuba yanditseho tuno tuntu agashyiraho n'imitima, gusa njye ntabwo mba mbyitayeho kuko muri aka kanya ndi kwiyumvamo ko. Ubwo padiri yahise amuca mu ijambo araje amubwira ati byashoboka ko njye ntari umuntu ushobora kuba wakurinda igihe cyose, gusa nanone wizere ko hari undi muntu mwagumana cyangwa se mukaba muri kumwe iteka ryose, muzanahorana utari njyewe. Ubwo umukobwa yabitegerejeho, arangije amubwira ati none se impamvu nyamukuru wanzanye ahangaha ni iyihe? Ubwo padiri nta kindi yakoze, yahise amubwira ati nakuzanye ahangaha kugira ngo nkwereke inzira y'ukuri, ikindi kandi aka kanya ngiye no kubita ngenda. Ubwo umusore yasize amubwiye amagambo meza kandi y'ubwenge, aramubwira ati nubwo njye nashoboye kuba nakurinda igihe cyose, hari umuntu ubishoboye kuba yakurinda igihe cyose mukazanagumana, cyane ko njye ngiye kwigendera. Gusa urebye neza hari umuntu ukuri hafi, umuntu kuba hafi buri gihe, yazana kuba hafi iteka ryose. Ubwo padiri nta kindi yakoze Disi, yasize amubwiye ayo magambo, amwereka inzira y'ukuri ko kamwereka ko hari umuntu umukunda by'ukuri. Arangije ahita amuha akabizu ko ku gahanga, ahita yigendera. Ubwo umukobwa yasigaye ngaho Disi arimo kurira, yumva ko koko byashoboka ko ashobora kuba yarakunze urudashoboka. Kuba yaragize gutya agakunda umupadiri cyangwa se umuntu wihaye Imana ari amakosa yakoze, gusa nanone bikaba bimuhaye isomo cyangwa se binamwigishije ko agomba kumenya ko hari undi muntu umukunda by'ukuri. Ubwo umukobwa yasigaye aho ngaho rwose yumva ko agomba kureba nyine akamenya umukunda. Nuko padiri agira gutya arigendera rwose bya forever, aho umukobwa atazongera kumubona. Arangije yicara aho ngaho atangira gutekereza neza, arabanza aratuza. Arangije arebye ya magambo yanditse kuri bimwe yari ari kurya, abona ko byashoboka ko Brian koko ashobora kuba amukunda. Arangije ati nibyo koko ashobora kuba yaranabaye ndi mu muhanda, gusa nanone hari undi uzanabara ibihe byose n'abandi mu rugo n'abandi hehe kandi uzamura hafi. Ati ikindi kandi koko ngomba kureba inyuma nkamenya uwo muntu nkunda. Ubwo nta kindi yakoze, yatangiye gutekereza, areba uburyo agiye kujya kureba Brian kugira ngo babyumvikaneho neza. Ubwo Brian nawe yari ari mu kazi wenyine, asa nkaho ari gukora amasuku, abantu bose basa nkaho bashizemo.
harasigayemo hanyuma arangira asezera, nuko Jennifer ahita yinjira ako kanya. Ubwo yinjiye ameze nk'uwarize, nuko Brian ati Jenny niki cyakubayeho? Umukobwa ati ntacyo. Brian ati ndi kubibona Jenny, mbwira niki cyakubayeho, yakubabaje? Ubwo yatangiye kwikuramo amataburero rwose asa nk'uwiteguye urugamba. Arangije ati arihe uriya wakubabaje Jenny? Ubwo Jennifer yahise ashyira ibyo yari afite hasi, arangije aramubwira ati nyumva neza Brian. Ubwo yitegereje umusore mu maso aramureba neza. Ubwo Jennifer yatangiye kubwira ibyiyumviro bye Brian. Brian disi nawe bikundiraga umukobwa akomeza kumutega amatwi anamwitegereza uburyo ari kugenda abivugamo. Umukobwa akomeza amubwira ati Brian ndakwinginze, ndabizi neza ko nshobora kuba narababaje abantu benshi, nirengagije ko hari undi nanjye wankundaga. Gusa yego njye nakubonaga ko usa nkaho uri nk'impumyi, gusa kugeza ubu ngubu ninjye mpumyi, nsa nkaho nabaye igicucu, nabaye umuntu watwawe n'amarangamutima, nibagirwa umuntu wambaga hafi iteka ryose akanyitaho, naba nshonje akampa icyo kurya, naba naniwe akanduhura, naba mfite ikibazo cy'amafaranga akayama, ikibazo cyose nabaga mfite akagishyira ku mutwe we. Ibyo byose nabaga nabyirengagije. Ndangije numva ko ngomba gukunda urudashoboka rwo gukunda uriya mupadiri. Gusa nanone koko nk'uko yabimbwiraga ko agomba kunyereka inzira y'ukuri, kugeza ubu ngubu inzira y'ukuri nayibonye. Ubwo umukobwa disi yasabye imbabazi Brian, aramubwira ati Brian ndakwinginze mbabarira, ibi ntabwo bizongera kandi nabonye isomo, ikindi kandi kumva nshaka kuba umwe nawe. Ubwo Brian disi nawe byaramurenze, yitegereza umukobwa neza, arangije amubwira ati urakomeje? Umukobwa ati yego ndakomeje. Brian wanyemerera nkaguha akabizu? Ubwo umusore disi yabyumviye hejuru, arangije atangira gusoma umukobwa. Disi ubona ari urukundo ruryoshye, aho umukobwa yari yarikundiye umupadiri, gusa nanone padiri ntiyamutererana, amwereka inzira y'ukuri, amwereka ko agomba guhumuka, agomba gufungukira umuntu umukunda kandi umuba hafi, wa wundi umwitaho, akamugaburira, akamuha buri kimwe cyose akeneye, ko agomba guhumuka akamureba, kandi uwo nta wundi yari Brian. Ubwo wa mupadiri disi yaturutse hirya, arangije kureba ko amasomo yatanze yakoze, abona umukobwa koko yamwumviye, areba inyuma ajya kureba umuntu wa wundi umwikundira nawe, ampana gukomeza yirukaga ku muntu abizi neza ko urwo yamukunze rudashoboka. Birangira disi Brian yikundaniye na Jennifer, gusa nanone biturutse kuri wa mupadiri wari weretse inzira y'ukuri Jennifer. Nibyo koko mu buzima hari benshi tugira batugira inama, cyangwa se babandigira bakakubwira ibintu by'ukuri, ariko nanone tutirengagije ko hari abakubwira ibyo kukuyobya. Uyu Jennifer yikundiye padiri, ariko padiri nawe ntiyamutera amabuye kuko nawe ni umuntu kandi afite umutima, ahubwo amufasha kuba yayoboka inzira y'ukuri, amufasha kuba yamenya umuntu umukunda. Aramubwira ati Jennifer hindukira urebe nawe abagukunda, kuko urwo ushobora kuba warankunze njyewe ushobora kunkunda ntituzagumane, gusa nanone hari undi wakunda mukazagumana iteka ryose. Ubwo story yacu ni nuko igenze, byarangiye Jennifer ikundaniye na Brian, padiri nawe arabyishimira kuko asanga umuhamagaro we yari uwo kwereka Jennifer inzira y'ukuri. Nakoze cyane kubana nanjye, yari Rasaf Obi. Like, share na comment niba wabikunze, kandi nimba wifuza kutugezaho igitekerezo cyangwa se ubuhamya wifuza kuba wasangiza abandi, watwandikira kuri WhatsApp kuri 0782 627 295. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.